Sharirimba barira. ngo yaba umugabo w'inkuru Ubu muntu wese ari umuntu wamunyuzuye baza bakamubwira ngo uwo muntu yarakijijwe ibyo bintu akabyumva. se arabizi Janti arabizi umva case rero harya case n'undi mu case yari yarigize umuntu wa danje ku kigo oya ni ukuvuga ngo kereka mutashyize muri myote rero kuko washyize muri myote n'ubundi ntabwo bakumva kereka mwese nta n'umwe uri muri myote niyo twajya muri mute nta ribi tukajya tubikora ariko tukajya muri mute ariko twateguje abantu bacu bakaba bizi ko iyo game izakina apana kubyuka mu gitondo gutya ngo no gutya ngo tugahita tuyikina ariko iyo ngiyo ntabwo yarya kuko nanone utashimiye umuntu ntabwo yabye ntubagukanze w'intare ntunamushimiye uri muri mute biba bikomeye reka ibyo nta na enjoyment irimo wapi kabisa. Welcome Elixon. uzi ubwo nageze kuri 11 wangejeje ahangaha ndamushimira ninde yewe ninde se kari abantu badukura ubu nta n'umuntu n'umwe wadukura kuri zerura ibaze ko nduzi abantu mwese muri aha niba bakoye kuri zero abantu bose bari hano baze badukure kuri zero kuko bari kudufura mwese muri aha ubu ninjye mu kapasiti mufite aha nta kibazo ibaze ko nabuze nanjye 2,400 ndi kuruzinga fragment musigo duka ngiye kujya muri B n'izina ry'Imana mvuye muri A2 kubera iki icyo ugiye kumanuka none se ko nabuze abankandaho ariko n'ejo sinigeze ngira n'ejo nagiye kwa Godi naho na hostinze shagenzi gurumira muri kase kanjye ndabona ari 2,500 ni sawa cyane ahantu utaba ufite intare umuntu ugira abantu inama ubona iyo ndinda ngo uraza kubona abantu bagukanda ayo makoyini kandi ayahe se sha aho bayankandiraho naba sevinze fragment yanjye nta nubwo gufunga iriho umuti kandi ubu tuzi barabikanda Shanesa kanze mbanze ndebe iryo jambo uvuze reka njyanarize uraza kureba ko kari turi muri game ubwo twagiye gushasha nera nkandaho shagera nkandaho hano noneho tugiye gushaka amakoyini Janera barabasharinga umuntu akaza agahita akanda ku wundi nawe uvuze ngo iki njuga uzi gusharinga uwusharinze akaza agahita yikandira ku wundi muntu utanamusharinze cyangwa akaza akakubwira ngo urambaza iki abantu bararakaye yarinda ubwiza sinyisharinga abantu nigeze gusharinga umuntu aravuga ngo urambaza iki ubu ngubu ushaka gusharinga rero post umwanya gusharinga
ndimo ndahiga abantu bo gusharinga. bari postinga ubishaka akazi. Cude kumeze nk'urwaye mwana. ndarwaye Hari ukuntu usharinga umuntu nawe agahita agusharinga. Cyangwa akaza agahita kuzunguriza umutwe. Igo Lion, welcome. Arayumba yomba. Ariko noneho abo baforowazi murabavaho bigenze bite? Ngiye gushaka batakubwira. Takire, ese barahari usanga ubona nta kintu dufatamo biragoye. bo barahari Noneho hari n'igihe ujya kubona ukabona baraje utazi iyo bavuye. Baba hari Thank you for go popular. tutu. Sikariyo. Mureke duhimbe inkuru. Ndabona aricyo gishoboka. Amanda mbwiye Ketchup aze hano duhimbe inkuru tubeshyire abantu. Ketchup Sandrine, welcome. bimeze bite nyiri? Onera, ubanze mwumve niyo nabahaye shawe, opsiyo nabahaye yo murayumva. Ejo bundi nagusanze ahantu bari gusenga, Insazi. umupasiteri ari gusenga nkajya mucokoza kugira ngo uvuge, wanga kuvuga. Shana Ketchup barambabaje wowe nyine. Emma, muri nasinzire welcome uriya wari urimo Eme. kuvuga w'umudamu Eme, bite wagiye he ko twaburanye mayiji? Meze bite? nari nasinzire mwana wanjye Nguvana Miami. Abantu barabafasha. Abantu bose barahindutse, ibintu byaratitutse, Bararakaye. ibintu byaratitutse. mbese bimeze bite Bimeze bite se? nshima imana alhamdulillah Abantu bari kumanuka Harya bite wavuye ku ishuri gute? ndangije Thank you, Sikariyo. iyi subize ko naje muri siniya 6 gusa Harya wigaga senior 6 niga siniya 5 5. inkuru murayihimbye. Iyo nkuru murayihimbye ntabwo tuyihimbye. Ana yanjye we ninde uvuze ngo iyo nkuru turayihimbye Ni Nesa. oya Yeah. Wa mukayisi se ariya yitwa Kayisi umva nkubwire kesi yarakijijwe aragakizwa ikuzimu. mbabara udatuma Yesuwe. Hari abantu batukana kandi ariko mana yanjye kesi Next, how are you doing? keza ninde ukurakaje muri iki nari kuri kone yawe wishimye ese twe niyo mix mwariganye. New mix. Sharirimba barira. Uvuga ngo yaba umugabo w'inkuru. Ubu umuntu wese ari umuntu wamunyuzuye baza bakamubwira ngo uwo muntu yarakijijwe ibyo bintu akabyumva.
se arabizi Janti arabizi umva case rero harya case n'undi mu case yari yarigize umuntu wa danje ku kigo yarahabije abantu abana muri internet nasinzi ibintu muba mwarigisha rega nanjye naje ndi umurekrasi nawe se waje uri umurekrasi uri umwana mwiza sinzi harya nawe wahise ujya mu kihe kigare nta kigare nigeze njyamo yewe se sinanjye sinari umurekrasi none ngiye mu bamasera ntazi iyo biva n'iyo bijya yakora umva kiriya kigo kirakambuka uko izi mpuguke Cude muraziranye Cude turaziranye Keza turaziranye wowe se urinde uyu ni indera aseke buryo uzajya ubaza ngo ndinde bazi nshinzwe kubafata mu mutwe ase umunsi wabaye iki noneho we nibutse keyisi sha nanjye Keza ndamwibuka igikorwa cyari kirekire cya umva Keza ntabwo ari muremure Keza ni ndakubwiye ko yari muremure aho ubu Keza ntabwo muzi mani wa ndango urumva Keza ntabwo ubu Keza ntabwo muzi ajya kunywa ka cyayi aho bita kwa tantine mu isantere ariko ntabwo ariko yari muremure twumvisha ko uhazi cyane se cyangwa ni uvuga yari hagati na kurabeshya Keza ni mvase Keza Keza mbanza nanjye musumba Keza mwize ku kigo kiri umuntu wacuruzaga miti uyu nguyu uri hano ubu yarababonaga agahita amenya ibintu byose inde Janti se yacuruzaga miti uyu arasaza njyewe curuza miti ukwandeza njye nari nungirije uwo bita Mudidi wowe wungirije nanjye ubwanyu uretse kumuba n'isura yarakunyuze mu maso sinkuzi ngo wari wungirije Mudidi ngo kucyubeshya wewe wari kijumba ngewe sha ako na Cude yari ku ishuri Keza reka nkubwire icyo ntazakwibagira oya ntabwo yari uwo ngo ngewe mwari munzi sha mwari munzi Keza ikintu namwibagirwa niwe mukobwa wambaraga ijipo ngufi mu kigo umva mbese kuvuga n'inzobe umva neza asigaye waragendaga byatari urumva twabaga yishanura imbere ya Julienne Keza ni inzobe cyane twabaga twitorokeye umuntu bita Keza mugakubitanira bita ikibingo agiye ko nabaga mfite urushya urushya bafite ukuntu wasohokaga kuri porotayi wasohokaga wemye pe wasohokaga wemye ntabwo umeze nka bacude bacude bajya gusimbuka muri kuvuga arabyina bacude basimbukaga bagwa mu gikari muri undi arabyina sinzi ibyakora yo gatsindwa yewe umva Janti ngo uzi ko na rimwe nigeze mwasimbukaga ku gikoni na musaza wanjye bariganye ndasohoka mucatse pediya waranamusimbukaga ku gikoni wabonaga mwaburabuye mwabuze ukuntu umuntu nibura napfaga kubona Cude yarwaraga amaso ukabibona ko rwose yaburabuye pe ijisho rye ryabaga ari umutuku byo njyewe sinigeze ntoroka muri kiriya kigo sinigeze ntoroka wewe wagendaga ku wa gatanu amasomo arangiye kuri n'umusazi uziko nigeze ngende ntoroka ikigo ngo ngende imihanda we Cude we ntabwo twaheraga mu isantere uciye mu gikari cyo muri Trinite ugahita uzamukira muri amanuka mu mashengure nabaga nagiye kwa mama bebe kurya udufiriti n'udushyimbo nazengurutse cyangwa ngaca kuri geti waciye kuri geti wemye cyane ko wari bugere kuri geti y'abahungu byemewe yari inshuti yanjye hari igihe ba animateri na ba prefe babaga barakaye ibyo byihorere nase wari busoko kuko ubonye byari byonyine nose ntibahafungura hehe oya ntabwo byari byemewe njye reka nkubwire nta na rimwe nigeze ntoroka ikigo
mani byari byemewe ibyo ngibyo mu byari yamaye ntabwo none se mba byari byari byemewe uzi igihe ko abayobozi uruhushya nabayeho ntunze rwanditse rwari urw'iki nimba byari byemewe